nongeye kubasuhuza nanone muri uyu munsi mushya Imana yongeye kuturemera kugira ngo twongere kunezererwamo. Reka turebe Zaburi ya 46 n'umurongo wa 2. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Iyi ni Zaburi ya bene Kora. Iyi Zaburi bayihimbye mu gihe ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli bari mu bihe bikomeye. Uyu munsi nubwo Bibiliya itavuga neza icyo gihe Zaburi yandikiwe, ariko abasesenguzi ba Bibiliya bemeza ko yanditswe mu gihe igihugu cyari gihanganye n'ibibazo bikomeye, cyangwa se kikaba cyari cyugarijwe n'abanzi. Iyo umuntu ahuye n'ibibazo ashobora guhangayika, ashobora gushaka ubufasha mu bantu, ashobora kwifashisha cyangwa se gushaka ubufasha mu mafaranga, cyangwa se ashobora gushaka ubufasha mu bushobozi bwe. Ibyo byose ni byiza, ariko hari igihe ibyo byose bidashoboka, ukabona ntibihagije. Imana yo ntijya inanirwa, yo ntiyigera itererana abayiringira, niyo buhungiro bwacu nyabwo. Imana iduha imbaraga zo kwihangana. Aya magambo twumvishe ntavuga yuko abakiranutsi batazahura n'ibigeragezo, ahubwo avuga yuko Imana iba hafi yabo, ikabaha imbaraga zo kubinyuramo. Abantu benshi batsinze ibihe bikomeye kubera ko bizeye Imana aho gucika intege. Rero reka wongere kwizera Imana ko ari umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nanone iyi Zaburi irongera ikatubwira ngo umufasha utabura kuboneka. Bivuze ko Imana itaba kure, cyangwa se ntabwo Imana ireka kumva amasengesho. Iyo tuyitabaje dufite kwizera muri twebwe, ibiri hafi kandi ikadufasha mu byago no mu makuba no mu bitugerageza. Mu buzima habaho ibibazo byinshi duhura nabyo. Ushobora kuba urimo uhura n'ibibazo mu kazi, ushobora kuba urimo uhura n'ibibazo by'uburwayi, ushobora kuba uhura n'ibibazo by'abantu batagukunda, bagushakira ibibi, ushobora kuba uhura n'ibihombo, cyangwa se hari ibindi bibazo urishobora kuba urimo uhura nabyo muri uyu mwanya. Ariko ijambo rimwe hano nashaka kukubwira ni ugomba kongera kwiringira Imana, kuko ishobora kongera kuguha amahoro nubwo ubona ibintu we bitagenda neza. Imana ifite uburyo, Imana ifite imbaraga, Imana irashoboye, ni umufasha utabura kuboneka. Ni Imana igaragara aho abantu ubona bagutereranye, aho ubona nta muntu ufite kwiyambaza muri uwo mwanya, aho wumva byagucanze muri uwo mwanya. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago, mu makuba yawe. Ongera kwiyambaza Imana, ongera kumva yuko Imana ari ikuba hafi kurusha undi muntu wese. Nibyo abantu turabakeneye mu buzima, kandi abantu nibyo bashobora kudufasha, ariko hari igihe bidakunda. Muri icyo gihe ubona nta butabazi buhari, Imana irahari. Iyo twizeye ko Imana iri kumwe natwe, biduha umutima wacu kumva utuje, kumva ufite amahoro. Nubwo wenda ikibazo kitahita kirangira muri ako kanya, ariko muri uwo mwanya tuba tuzi ko tutari twenyine. Imana iba iri kumwe natwe, kandi Imana tuba twizeye ko iza gukora ibyo yadusezeranyije. Niyo mpamvu rero ukwiriye kwiringira Imana, ukwiriye kwizera Imana, ukwiriye guhamagara Imana, ukwiriye kumva yuko Imana
ari izakurengera, ari izagutabara, ari izakuba hafi, ari izakurwanirira mu ntambara zose z'ubuzima, z'imibereho urimo unyuramo. Imana ni umufasha, Imana ni umutabazi, Imana ni umurengezi. Imana yadusezeranyije ko itazabura kubana natwe. Uko tubonye aya magambo ari muri Zaburi ya 46 n'umurongo waho wa 2, ni ubutumwa bukomeye bw'ibyiringiro. Aba bahungu bakora baratwibutsa ko nubwo isi yahinduka, nubwo ibibazo byaguma kwiyongera, nubwo abantu badutererana, Imana yo ntihinduka. Imana yo iguma ari ya yindi. Imana niyo iba ubuhungiro bwacu, niho tubasha kwihisha. Imana niyo itubera imbaraga, kandi ni umufasha utajya ubura igihe tumukeneye. Hari igihe ubura umuntu umukeneye pe, ukaba ukeneye umuntu mu gihe waguhumuriza, ukeneye umuntu mu gihe cy'ikibazo runaka kigutunguye, ugashakisha abantu, ufite abantu muri telefone barenga 200, 300, magana angahe, ariko ukagera mu kibazo runaka ukareba umuntu muri telefone wahamagara muri icyo gihe ukamubura, kandi ufite liste y'abantu benshi, ariko warebamo ukavuga ngo ndahamagara nde, ndabwira nde, ninde uri bunyumve muri uyu mwanya. Hakaba n'igihe ugerageza, ariko uhamagaye wese akakubwira ngo nanjye ndi mu byanjye, nanjye hari bingoye, simbishoboye, uyu munsi ntago bikunze, ukumva muri wowe ucitse intege. Ariko reka nkubwire, uyu munsi hari umuntu wahamagara, hari umuntu wabwira ibyo bintu bikugoye, hari umuntu watabaza akagutabara, hari umuntu wumva kandi akakwitaho, akaguha umwanya. Uwo nta wundi ni Yesu. Muhamagare umubwire ibyo bikugoye, muhamagare umubwire ibyo abandi batumva, muhamagare umubwire ibyo bikunaniye, ibyo bituma urara udasinziriye, ibyo bituma urara wibaza uko bizagenda. Muhamagara umubwire. Rero muri ibyo bihe bikomeye ukwiriye kwibuka aya masezerano, aho kwiheba cyangwa se ngo wumve ibintu biracitse, ongera wibuke umwami Yesu, umubwire ngo uyu munsi ijambo ryawe riratubwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Wibwire ngo Mana nguhungiyeho, ongera kumpa imbaraga aha numva ncitse imbaraga, ongera kuntabara mu gihe nkeneye ubutabazi. Rero ndatinze muri uyu mwanya, nagira ngo nkubwire ngo hari Imana ubuhungiro kubabuza ubuhungiro, hari Imana umufasha, hari Imana umutabazi, hari Imana yiteguye kubana nawe mu byago no mu makuba ikabigukuramo. Mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya. Uwiteka abaha umugisha, bahire. Mwari kumwe nanjye Usengimana Daniel. Shalom.